Ndabasuhuje cyane mwebwe dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mazarex, we wakoze subscribe wagize neza cyane, nawe utarayikora yikore kugira ngo uzajye ubona mining updates zose zigezweho. Muri aka kanya rero ngiye kubereka mining bita sources. Ni ukuvuga ngo mining bita source ikomoka nayo kuri Ice Network. Hari mining twagiye tubona zitandukanye, hari nka mining twabonye yitwa Sunwaves, iyo ngiyo ikomoka kuri Ice Network. Ice Network ni crypto iri ku isoko, abantu benshi murabizi mu ntangiriro z'uyu mwaka twarayigurishije baraziduhaye. Noneho uvuye kuri Sunwaves ikomoka kuri Ice Network, hari iyindi yitwa Callfluent, iyo ngiyo nayo ikaba imayiningirwa kuri application ndetse no kuri Telegram. Izo zose rero ni mining bagiye batanga, ni imishinga yabo. Ni byiza kugerageza nk'umuntu uri gushaka amafaranga byose ukabikora kugira ngo ejo utabura amafaranga kandi wararangaye. Ubu rero muri aka kanya ngiye kubereka uko bafungura iyitwa sources. Mining ya source ifungurwa ite? Ukuntu bigenda rero, uraza gutya ugahita unyura kuri iyi link baba baguhaye. Kanze mbikwereke neza, uraza ukanyura kuri iyi link nyine ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho bahita bakujyana muri Google Chrome yawe, niho hantu bahita bakugeza. Dutegereze Chrome ifunguke, ubundi nkwereke step by step uburyo nawe uri butangire kwikusanyiriza amafaranga. Ngira ngo mwarabibonye na Dog nayo igiye kujya ku isoko ikorerwa muri Telegram, ariko iyi ngiyo ikorerwa kuri application ntabwo ari ngombwa. Iyo bakugejeje aha rero ikintu uhita ukora, urabanza ukabona iyi username y'umuntu wagutumiye ni Mazarexis, ariko ni mu nyuguti ntoya byose. Uraza ugahita ukanda hano rero hari copy, ukabanza mbere na mbere ukayikopiya. Yamara kuba copied, uhita uza hano nimba ukoresha telefone nyine ya Android, ukanyura hano kuri Google Play Store ukahakanda. Iyo uhakanze nyine uraza ugakanda kuri install, ubwo tugiye gushyiramo application muri telefone. Ugakanda hano kuri install, ugategereza noneho application yawe ikajyamo. Ni ukuvuga ngo noneho application iyo imaze kugeramo gutya, uhita uza ugakanda hano kuri open. Ubwo amaze kuyidownloadinga uhita ukanda hano kuri open, ugategereza noneho igafunguka. Iyo imaze gufunguka rero, hano hantu havuga ngo email address, hano nyine uhita ushyiramo email yawe. Uku niko dufungura ino mining ya source. Ushyiramo email yawe, nanjye ngiye kuyishyiramo. Ikigeramo ukanda kuri sign up, ntabwo ukanda kuri sign in. Ukanda kuri sign up, ugategereza baba baguhaye email. Bagiye kuguha email, noneho email baguhaye ngiyi yaje, bampaye 970. Iyi niyo mibare bampaye, uhita uza ukayishyiramo 970. Nta kindi ukora, urategereza bikikora. Urategereza kabisa, ibindi birikora. Ubwo ni ukwanga, urabona ko noneho ugeze hano. Uhita rero ukanda next step, ukongera ugakanda next step, next step, ugakanda next, ugakanda next step, ugakanda allow. Ugahita noneho hano uza ugashyiramo nickname. Nickname ushyiramo iba ari iyawe, iba ari iyawe. Reka wenda nandikemo Roger 1. Iyi ni nickname nshyizemo, ngakanda kuri next step. Noneho ndabona batabajije referral code gusa, hano bahita bakwereka ko ubwo ugezemo ukaba uhawe 2,000 bya source. Ubwo ngubwo uhita ukanda kuri complete. Ukanda hano kuri complete, ngira ngo urahita ubibona ko byagezeho. Hano ugakanda next step, ugakanda next. Washaka noneho uhita ukanda kuri skip all, ibindi ukabiskipinga. Noneho iyo umaze kubona ugeze hano, ngira ngo 2,000 babiguhaye by'izi coin ngibi byagezeho, uhita uza hano hasi haba hari ibuto rero. Kuri iyi buto ni naho bamayiningira nk'uko mubizi, uyikandaho. Ubwo buri buyigarukeho nyuma y'amasaha 12. Uraza ino buto ukayikandaho long press,
ntabwo biba bihagije uyivaho ari uko ubonye ibaye icyatsi kibisi. Ntabwo uhita uyivaho gutyo, urabona ko noneho ibaye icyatsi kibisi. Bampaye ibya telegaramu nshatse nayijyaho cyangwa se reka nayo nyigeho telegaramu, bambwiye kubajoyininga muri gurupe yabo, ubwo ntacyo reka nze mbakurikire kuri telegaramu. Ngezemo ndategereza, kuko iyo ugeze hano nyine ninjiriye kuri linki yabo ndategereza. Hari abantu mujya mugera hano n'iyo ugiye gufungura mayiningi runaka ngo nabibuze ngo byanze, kandi winjiriye kuri linki, icyo usabwa urategereza nyine bakuzane kuri sosi yabo. Urategerezaho akanya gatoya. Iyo utegereje rero ukabona ntibari kuyiguha, ujya muri saci wowe ukabasacinga ukareba iyitwa sosizi. Nabonye ari sosizi, ugakora saci ukareba ko babona chili beer sosizi. Ubanza ari iyi ngiyi, reka njye muri iyi gurupe ntacyo. Send message, sorry you can't send message. Iyi ntabwo ariyo, ukanga iyi gurupe siyo, ndabona byanze. Iyo ushatse kubera ko bitari gukunda urigarukira ukazaba ujoyininga. Reka nigarukire, nategereje biranga nigarukiye iwanjye. Ni ukuvuga ngo rero hano biragaragara ko ino buto noneho yabaye icyatsi kibisi, ubu kumayininga biri kugenda neza cyane. Iyo unayikanzeho reka nyikoreho urebe, uhita ubona amasaha asigaye. Nk'ubu ngubu urabona ko uri kwinjiza mayiningi reti, uri kwinjiza sosi 80 mu isaha. Noneho hano hasigaye amasaha nyine 23, ni nyuma y'umunsi. Ubundi ugomba gucunga nibura nka nyuma y'amasaha 12 ukongera ukayapudetinga. Ubwo rero ni ibingibi nuko bikorwa. Kora subscribe kugira ngo nzajye nguha n'izindi mayiningi, cyangwa se ushaka ko nkushyira no muri gurupe yanjye ya WhatsApp wanyandikira kuri 078 045 73 62, nkagushyira muri gurupe yanjye ya WhatsApp ukazajya ubona amakuru agezweho. Nyaboneka kora subscribe, ukore share, like nimba ubona ibintu byagenze neza. Turi kumwe cyane, ndabakunda.